ese wigeze wibaza uko umuntu yavuga ko ashaka kohereza abantu ku kwezi, abantu bakamuseka, nyuma akabigeraho? Uyu munsi muri Mike urufunguzo rwanjye turarebera hamwe ubuzima bwa Elon Musk n'amabanga 5 yamugejeje ku bukire bwe. Komeza urebe, utega amatwi kugeza ku musozo, kuko icya 5 nicyo gikomeye kurusha ibindi byose. Igice cya mbere, tekereza ibintu bigari, tekereza ibintu binini. Wibutsa yuko iki kiganiro ari Mike. Elon Musk yavukiye muri Afurika y'Epfo. Utega amatwi witonze. Akiri muto yakundaga gusoma no gukora za mudasobwa. Abantu benshi batekereza ibintu bisanzwe, kandi nawe wasanga utekereza ibintu bisanzwe, ariko we yatekerezaga ibintu biri hejuru, biri hayi. Kubera iki? Isomo rya mbere rugikubita ukwiye gukuramo: ntutinye gutekereza ibirenze, ibintu biri hayi, ibintu biri big. Ibyo ubona nk'inzozi nini nibyo bitanga ibisubizo binini. Reka twikomereze n'igice cyacu cya kabiri. Elon Musk yemeraga ibyago. Kubera iki? Ntabwo wahita ubyumva. Yashinze kampani nini cyane icuruza imodoka, ariyo bita Tesla. Yari za modoka z'amashanyarazi zitaramenyerwa cyane kuri iki gihe. Yigeze no kubura amafaranga yose kubera uwo mushinga yarateguye, ariko yacika intege. Kubera iki? Ni irihe somo wakuramo? Reka nkwibutse yuko nta ntsinzi ibaho udashyizeho ibyago. Elon Musk yashoraga ejo arebera mu nyungu z'ejo hazaza. Yashoye imari y'ikoranabuhanga nshyashya. Ntabwo yakurikiranaga amafaranga gusa, yakurikiranaga impinduka. Iriya somo wakuramo aho hantu? Isomo ni uko ugomba gushora mu bintu bizagira agaciro mu myaka iri imbere. Izi ngizi ni zimwe mu mfunguzo Elon Musk yagiye akoresha kugira ngo aka kanya abe afite uruganda runini rwa Tesla, kugira ngo aka kanya abe ari icyamamare ku isi. Elon Musk hari ikindi kintu yakoresheje cyane cyatumye cyamubereye urufunguzo. Ni iki? Ni ugukora cyane kurusha abandi. Elon Musk yari azwiho gukora cyane kandi agakora amasaha menshi cyane ku munsi. Ni iyihe mpamvu
nakugenera aka kanya nk'urufunguzo rwatumye abigeraho. Impano nziza ariko gukora cyane. Impano nakugenera ni iyo gukora cyane, nibyo bitanga umusaruro. Ikindi kintu Elon Musk yakoresheje nk'urufunguzo rwabimugejejeho ni ukutigera acika intege. Yananiwe inshuro nyinshi mbere yo gutsinda. Tesla yigeze kuba hafi guhomba. Uruganda rwe runini rwa Tesla ruherereye hariya muri Amerika rwigeze guhomba, rwigeze kuba rwahomba, ariko ntiyacika intege. Isomo rya nyuma ugomba gukura muri iki kiganiro cy'uyu munsi, isomo rya nyuma: abatsinze ntabwo batandukanye n'abandi habe na gato. Iki kintu cyitondere, kuko batagwa kandi badacika n'intege. Niba hari isomo wigeze ukura muri iki kiganiro twagiranye turebera hamwe Elon Musk, urufunguzo cyangwa se ibintu yagiye akora kugira ngo bimuhe imfunguzo zo gufungura ubukire n'intego ye afite kugeza aka kanya, andika muri komenti niba ushaka ko tuganira ku wundi muntu watsinze. Tubwire hasi izina rye, kandi niba ushaka gufungura ubuzima bwawe kanda subscribe kuri Asaf TV. Iki kiganiro nimba ari bwo bwa mbere cyumvishe cyitwa Mike urufunguzo rwanjye. Ciao ciao.